Ndi papa Sava. Ubwenge ko ari ukumenya gukora ikintu kandi mu gihe cya nyacyo. Arubwo nahagwara kareka. Comme ça. Birakora. Birakora. Je baba data we birakora. Ndabigerageje birakora. Ariko papa Sava mbegijwe mbega kajwe we birakora. Hari abantu Imana yaremye itananiwe neza. Umva birakora. Ibiki se ariko? Papa Sava umva birakora ntihazagira ubeshya ngo ntibikora. Papa Sava umva kuvuga ngo ufite ngo umugore mwiza ngo mama Sava ngo no umugore mwiza ngo cyangwa bafofo bamwe bamabuno cyangwa ba veve bariya wapi umukobwa unyitabye. Papa Sava aranyitabye numva nkajya mushushanya nkumva umusatsi nkareba amaso ye nkareba amaboko ye. Papa Sava birakora. Reka ta. Ibiki se? Papa Sava birakora neza. Bikoze nikinira mbona birakoze. Oya birakora. Papa Sava birakora. Ariko se ukoze ibiki? Ako mugabo arwaye iki? Umva reka nkubwire. Ubwo rero akinyitaba. Tumaze kuvugana nyine umwanya utari muto ntugira ngo twavuganye akanya gato kuko nakomezaga ngamuvugisha kugira ngo nkomeze numva ko kajwe we. Ariko se kuva nabera Papa Sava ntabwo ndumva umukobwa uvuga nk'uwo twavuganaga. Nageze nubwo mvuga ndakomeza muvugishe nje mubaza n'ibibazo byinshi ni wenda nubwo na Margarita yaza nubwo Margarita yamunsindaho nakemera nkamugwaho nakubura mwibwiye. Ndamwibwira rero ndavuga nti n'Indimbati Sylvestre. Umwe ukiri ibintu by'amakinamico n'amafilime. Ufite inda ufite ubwanwa nyine ndamusobanurira nyine ubwanwa bw'umweru burimo akantu k'umukara hagati. None ndakomeza ndamusobanurira akubwira ukunda no kwiyogoshesha mu mpande nyine nkamaraho numva aranze yewe aravuga ati ndakuzi. Ambwira ngo ndakuzi noneho ubwo nyine nanjye numva noneho ndongera ndamaze se mwitwa abandi. Nyine ahita ambwira nyine twebwe si ngombwa ko twivuga ariko turagira ngo tuguhe ubufasha. Papa Sava reka nkubwire ntabwo bameze nk'ababandi. Ndimba reka njane ubundi nje wancanze. Urumva ibyo bigambo wahuraguye? Oya ntabwo ari ibigambo birakora Papa Sava. Uzi icyo bita birakora. Ibiki se bikora? Birakora. Nyine mbwira ibikora nyine igire mu kazi. Urabona mbikoze nikinira ngerageza. Ibiki se uko? Ndagerageza nyine mpamagara ya nimero wambwiye yewe. Ndimba. Ya nimero wambwiye y'ubutabazi. 114 urayihamagaye? Ndayihamagaye. Karame. Bega gafilime turebye hano ku muhanda. Man, ngiye kubona mbona imodoka zirazamutse. Ngoki? Hazamutse imodoka y'ijipe ifunze ukuntu. Ifite ibintu by'ibitari gucana ibinyoteri. Turazamuka. Ihitikate twari turi kubona Ildefonse hano ku gasantere hano ku muhanda. Ihitikate iramanuka. Isa neyerekeza mu bice byo kubandibata. Hahita amanuka kabiri ya gatatu. Man, havuyeho umuniga. Yari yambaye ibintu bimeze nk'ibyo by'intuza bya hano batwara indege za gisirikare we bya abaparakomando afite n'akantu ka bomboni inyuma abasohotsemo ukuntu basohokaga mu Ndimbati. Man, niba ari filime bagiye kwakinira niba ari biki noneho iyi nditiza hahita havamo abantu batatu bambaye ibintu bimeze nk'ibyo mu byogajuru. Man, banyuranamo ariko ruguru kubera ko twari turimo tuhagaze ku ruguru bahita batubwira ngo nta muntu wemerewe kurenga. Niba ari filime bagiye kwakinira umusa tubonye ibintu hariya turibaza tuti nibikibaye muri karitsiye. Ubonye bambaye ibintu mu mutwe no mu mazuru? Hepfo ntabwo nabonye neza ariko noneho harimo wambaye ibintu bimeze nk'ibishashi biyagirana yambaye n'uruntu rumeze nk'urukasike rw'inuza n'igitiyo gifasha hano kiza kigafunga kuri bomboni hejuru ebana kabisa. Niba ari ibyo kajuru bagiye kujyamo niba ari ibiki nyamara ikaritsiye yacu ni samari sinajya bambwira ko tuzatera imbere mu gase. Ndimba ntakubwira ngo uhamagara ntakubwira. Ariko rero se ko nahise mbakupa ubundi se baje bamenya ko ari njyewe. Ahamagaye he? Njyewe namuhaye namubwiye nimero bahamagara iyo igize ibimenyetso bisa nk'ibyo bavuze bya coronavirus. Umuhe nimero ya corona? Ya yindi rimwe 4.
uramutse ugize ikibazo ukumva wenda ufite umuriro mwinshi cyangwa inkorora yakaye cyangwa se wenda wumva udahumeka neza bijya gusa na biriya bimenyetso bibavuze by'iyo ndwara urumva ugahamagara nimero 114 mbese ubwo ni 114 114 ariko se papa sava kubona n'amayinite y'iki gihe hari ikibazo ubwo iyo nimero ihamagara abanyabuzima ntihenze koko ubwo hapfa guhamagara ubu uraririra amayinite urwana ku buzima ugira amayinite si ufite ubuzima ni ubuntu se ni ubuntu ni ubuntu kakubufasha rwose diregite bihita ariko rero reka ibyo tubiveho mfite iboro papa sava basi none ubwo niba baje harya nyibutsa bya bimenyetso byayo ntabwo nari nakubwiye ko harimo gukora rap byakaye umuriro mwinshi singo ni mana uri mu biki ndi ako suri mu biki basa barakosho kwaduzere n'indwara ni nama y'ibihembo none se uri mu biki ndimba nyine ubwo reka inkorora yo nabasha kuyihimba wenda n'ibicurane hanyuma se umuriro wo bundi awubona papa sava ariko se urawubona ngo ujye kugira gute none se ndimba none se ubwo niba baje urabona kandi nabarangiye neza ariko se digidi tujye tuvugisha ukuri ndimba nicyo gihagararo cyawe niyonda n'uwo mutwe n'ubwo bwenge n'ubwo bwema bwawe uri umuntu ukwiye gukinisha ibintu mu gihe turi muri iki kibazo baravuze bati iyi nimero niyo guhamagara umuntu yumva afite ibimenyetso kugira ngo bamutabare uyu nguyu nyimubwiye ngo agiye guhamagara ngo yumva ngo ni abakobwa ngo b'imisatsi igwa mu bitugu ngo amabono ngo narinzi ko ari uriya mukobwa ugiye kuza ndimba n'igihagararo cyawe n'ubwenge n'ubwema n'uwo mudigi ugatinyuka arabahamagara ibi bintu iki gihe ni igihe cyo gukina wumva ngo dukina teatera tugakina ikinamico ukumva ibyo byose byabaye ahubwo ni mumfate nese papa sava inkorora yo ndi buyihimba n'ibicurane ariko urabihimba noneho umuriro se ndawukura urawukura he ngo ugire ute cyase nitarike kuzuba nibura mwe mumbayemo iminota wenda nka 30 nitarike kuzuba n'umuriro none nibaza kumva ndimbati ngusaba iki bampime n'umuriro bawunsangane inkorora yo ndayihimba n'ibicurane ndimba ndashaka kukubaza abantu kinisha banganya nawe ubwenge ukora ibintu by'ubugoryi nkareba nkavuga ngo kubita urushyi mu matwi ubwo ibintu bibaye papa sava ntago nakubyara nta ntangazi mfite zivamo igisaza cy'ubwanwa bw'umweru nk'icyo ntazo mfite ntago nkubyaye none ubu nibanjyana se niba ntago nkubyaye ngaho mera nk'inguri basi pfa kumpisha no muri toilette nese uhamagaye ugira ngo bigende bite uzi ko ari we buriya baje pfa kumpisha no muri toilette ubundi se uhamagaye ngo bigende bite papa sako nagira ngo numve ko bikora uzaba ikintu cy'igicucu ugeze ryari buri hari igihe ukora ibifite none ngo uhishe ngo ngareba ngo gukubita urushyi mu matwi basibisha no muri toilette bajya bakunyaho se akuma kwihorera ariko umva ibintu bukoze nta hantu byari kujyana reka njyewe njye mbabwiza ukuri rero wowe ntacyo wamarira ko se nkumarira icyo reka mbabwiza ukuri ndimba ko ari mwe bavandimwe mfite none se umurandekuye banjyane reka mvugire ndimba komeza uhagarara aho bagusanga igihugu kiri mu bibazo niba igihugu kiri mu bibazo kikavuga ati dufate ingamba abantu be gupanika ariko abantu birinda ibihuha abantu birinda ibintu byo gukina nk'iyo modoka uhamagaje n'abaganga barimo n'imiti irimo uza abandi yakabaye itabara uza amafaranga utwise hera kuri lisansi hera kuri abo baganga baje hera noneho icyo utabara kirakomeye ndimba umwanya ubutaka no guhindura abantu ibicucari ubwo makuru uzahana ageze nta hana ageze reka mubwire ndimba nta kindi kintu kirimo aha sinshobora kuguhisha papa sava mbandwa habona imbere ugende ubishyikirize wenda upfukame ubasaba imbabazi uti nabakinishaga ngira ngo ndebe ko bikora baragufatira umwanzuro nta mwanzuro erega navugisha ako gakobwa nzi ko ariko kaza nyine ugeze ku rwego rwo guta ubwenge uhamagara nimero y'ubufasha gute utarwaye none se ubu ntibamfunga batagufunga umva rero nkubwiye komeza uhagarara ngo bagusange muri ibi bihe ntago nahishira ikosa papa sava nkurikije ntago nabigendiseriye nanjye ntago ndimbati yakabaye ahagaze ariko ukuntu rero ibintu bimeze papa sava ni mwihangane mumbemo ariko tukubama ahubwo ubaje hano ntibavuga ko twari dufatanyije hako se umuntu w'umugabo atubwenge akageza ku rwego rwo guhamagara nimero nk'iyo ngiyo uzi ko ukoze hanyuma basi se nibamfunga muzagerageza mu njye muri baragufunga uko niba namenya ko turi kumwe nawe bagira ngo twari dufatanyije nayo gahunda wagiye imbere ukagenda ukitanga jya imbere za metero zisa ariko
ariko murareka tujyane ko ndiba utatinda hano wamugarira bakagira ngo turi kumwe yijya imbere agenda jya imbere ariko rero mwakagombye kureba icyo munkorera namwe nk'abantu ariko se wagiye wa b'abaturanyi mugabo wagiye papa sava none se waje tukajyana ukamvugira nyura haza metero zisabwa narizi uko bikora akumva imbere genda mfa imbere toka ntibikize ese umurandekuye koko akose genda ibyo bintu mwarabyihareje umuntu agiye kuri radiyo cyangwa televiziyo avuze nimero ati wahamagara kuri izi umuntu akajya guhamagara avuga ati ndashaka sheri undi akajya guhamagara avuga ati ngize nti kandi zari iz'ubutabazi noneho no mu gihe bavuze bati ni iz'ubufasha ku bantu bafite ikiba ariko papa sava ntabwo mwari mukwiriye kundekura akagenda tuvuge ugenda uvuga uti umvishe ko